Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kugusabisha amazina y'Imana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nta gushidikanya ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bimutagatifuza kandi byifashishwa n'abagaragu b'Imana, na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yabishyizeho kugira ngo abagaragu b'Imana byifashishe mu gusingiza Imana no kuyitagatifuza no kuyisaba n'ibindi bijyanye no kuyiyegereza. Nyagasani akavuga ngo walillahi al-asmaul husna, kandi Nyagasani afite amazina meza, fad'uhu biha, mujye musaba Imana muyifashishije, munayisingize, muyitagatifuze mukoresha ayo mazina. Bityo iyo umuntu agiye kuyakoresha ntacyo bitwaye ko yose yavuga guhera ku rya mbere kugeza ku yazi yose, kuko 99 siyo yonyine, ahubwo uzi 99 muri yo akanayazirikana akanayashyira mu ngiro, uyu nguyu niwo ubona bira bihembo bya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije nko kwinjizwa mu ijuru no kwakirwa ubusabe n'ibindi byose bigaragara mu byiza byo gukoresha amazina y'Imana. Hanyuma aramutse nanone kandi ahisemo irijyanye n'ikibazo afite, akaba ari ryo yibandaho cyane mu gusaba, cyangwa se n'andi mazina yegeranye n'ikibazo cye, nko kuba urugero umuntu arimo gusaba amafunguro agakoresheje Ar-Razaq, nyiri gutanga amafunguro, cyangwa se Al-Ghani, cyangwa umukungu, cyangwa Al-Mughni, utanga ubukungu, cyangwa Dhul Fadl Al-Azim, utanga nyiringabire zihambaye, n'andi nkayo ngo yegeranye n'ikibazo cye. Ibyo ngibyo nabyo biba byiza kurushaho, ariko uko yayakoresha kose Nyagasani arasubiza. Bityo nta n'inenge irimo kuba umuntu yaba arimo gusaba impuhwe z'Imana ariko akoreshe izina Al-Jabbar, cyangwa se akoreshe izina Al-Muntaqim, uwihorera n'umunyembaraga. Ubusanzwe ayo ngaho ntago ari amazina aranga impuhwe, ariko kuyakoresha usaba ibyo ngibyo ntago ari bibi, nta nubwo ari icyaha, ariko ibyiza kurushaho nuko umuntu yayavuga yose muri rusange, yayasubiramo inshuro 5, yasubiramo inshuro 10, yasubiramo inshuro 100, yasubiramo izimworoheye, yavuga izina rijyanye n'icyo ashaka cyangwa se n'iritajyanye n'icyo ashaka. Ayo mazina yose yifashishwa mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ariko nkuko twavuze ibyiza kurushaho nuko ajyana mu njyana y'ibyo ashaka, agatoranya amazina agendanye nabyo, cyangwa se akayavuga yose muri rusange. Kuyasubiramo kenshi ni byiza, nta mubare runaka wagenwe umuntu yasubiramo, keretse ibyagaragaye muri hadithi sahih iramutse ibonetse, naho ubundi uko urambukiye mu gusaba Imana niko usaba. Wallahu ta'ala a'lam.